Yo, urabizi se Dete ari kwicuza, amazi gararenze inkombe. Dete atangiye kwicuza kandi icyaha yaramaze kugikora. Dete ashaka kuva mu cyaha kandi icyaha yamaze kugikora kare. Guys, ese mubona Jojo namara kumenya neza ko Dete yamuciye inyuma, ubona Jojo noneho atazahita yica umwana we akamujyana mu irimbi? Dete ubu tuvugana nawe ari mu marembera. Jojo namara kumenya ko Dete yamuciye inyuma, turabizi ko Jojo nawe ni umuntu utakivugirwamo. Jojo turabizi ko nawe ari umuntu wihagararaho byatanje. Ubu ngubu tuvugana Dete nawe ntabwo azi ikintu yakora. Dete ubu tuvugana yakinnye n'umuriro. Dete ubu tuvugana kuba yaramaze kuryamana na Gahima yikozeho. Jojo igihe azamenya neza ko nuza Dete yamuciye inyuma, azahita amwica burundu. Guys, rero nibwo bwambere ugeza no kuri Venke Empire mwaha ikaze, kandi ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukomeze tugende mu zindi benefits zose mari kugeza umunsi ku munsi. Guys, rero niba uri umukunzi w'ibanga, ndagusaba kugira ngo unatange ibitekerezo byawe bambwira ukuntu wiyumva. Ese ubona Gahima atakomeza kwikuriraho umuriro bya hatari? Ese ubona Gahima adakomeza kwishira mu byago bitari ngombwa? Ese Gahima ni ngombwa kugira ngo ace inyuma Jojo ngabona umwana kandi akamuca inyuma kuri Jojo ku muntu wirirwa ubatesha umutwe mu giturage? Guys, Gahima arabizi neza ko Dete ari we wirirwa gutesha umutwe murumuna w'umugore we. Gahima arabizi ko Dete ari we wirirwa avanga igiturage cyose mu basore bose bo mu giturage, ariko Gahima arenzeho amuciye inyuma kuri Dete noneho. Guys, rero Gahima amakosa yakoze ntabwo akwiye kubabarirwa. Gahima amakosa yakoze murabona nawe ko ibyaha bitangiye kumugaruka, ari kureba Jojo nkaho atamuzi. Gahima ishana akoze ntago rizapfa kubabarirwa. Gahima yikozeho. Ese guys, urabona Gahima arapfa kuba muri ranzu arebana na Jojo nkaho atamuzi kandi bamaranye imyaka ingahe? Guys, rero ndagusaba kugira ngo batange ibitekerezo byawe bambwira ukuntu nawe wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi urabona ko ibintu byahinduye isura. Urabona ko filime yacu Ibanga none yafashe iyindi ntera. Abashoramari bo bakomeje gushyira agatege. Abashoramari bo bakomeje kugura imirima z'abaturage ku ngufu. Abashoramari bakomeje kwinjira mu baturage ku ngufu badasabye uburenganzira. Ive abaye umufatanyacyaha. Ive akoze ishano. Ive akomeje kuba yahemukira igiturage kandi tuzi ko ari hatuye. Ese mubona Ive umwanzuro ari gufata ari imyanzuro zifatika? Ese Ive ni ngombwa kugira ngo yirirwa arajya kurwana n'abaturage kandi azi neza ko icyo giturage cyari kurwana nacyo ariho hantu atuye, ariho hantu arara? Guys, Ive we ari mu buyobe. Ive ntago azi n'icyerekezo cyari kuganamo. Ive wicyo yishakira ni amafaranga, ntago ashaka kugira ngo abane n'abaturage neza. Ese guys, mubona Ive we amakosa ari gukora atazatuma ajya hasi vuba? Ive turabizi ko ibintu byose byari gukora atabanza gutekereza. Ive ibintu byakora kenshi turabizi ko atabanza yashyira mu bwenge bwinshi. Ive turabizi ko igiturage akomeje kuba yagiteza cyamunara, kandi tuzi neza ko Ive nta n'umurimo afite mu cyaro. Ive abaye umufatanyacyaha wo kuba yagurisha icyaro. Ive akomeje kuba yaba umuhemu mu giturage, kandi tuzi ko abaturage bo muri Gasharu bamukunda. Ive akomeze kwiteranya n'abantu benshi bo muri Gasharu, kandi tuzi ko abantu bose bamwiyumvagamo. Ese guys, ko mubona Nyambo yasabye ubufasha kuri Gahima, ese Gahima aragira inama murumuna we abyumve? Ese Gahima naza kubyira Ive amakosa yakoze, Ive araza kuyumva anareke kuba yakomeza
kuba yagurisha igiturage kandi azi ko kimugaburira? Ese Gahima nawe mwumvisha Yves we araza kubyumva? Guys, reka dutegereze episode ikurikira filime yacu Ibanga. Kandi ni muri umukunzi w'Ibanga, ikintu cya mbere ngusaba no kuba wakora subscribe, maze tugakomeza tukagendana mu zindi benefits zose mari kukugezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ngo filime yacu Ibanga hari akantu kabuzemo, cyangwa se filime yacu Ibanga kano kantu mushobora kuba mwakongeramo, cyangwa se ukaba wagira inama mu bakinnyi bacu ba filime yacu Ibanga umuntu uri kubona ari gukora ibintu bidahwitse. Guys, rero reka twigarukire kuri Kiramani ndetse na Queen wiwe ndetse no mu rugo kwa Kiramani. Murabona ko habaye ikibazo cya danger, murabona ko ibibazo byose biri muri filime ari ibibazo byihariye. Kiramani akomeje gufera Queen, Kiramani akomeje kurya umutwe Queen, kandi tubarabizi ko Queen uburyo akundamo uriya mukunzi we turabizi ko atamuhemukira, ariko Kiramani we akomeje guca inyuma Queen akamushyira mu binyoma bye, kandi tuzi ko Queen adakunda Kiramani. Ese mubona Kiramani ibyo yigira byose, mubona nubwo akomeza guhemuka, mubona adakunda Queen? Ese ubona urukundo akunda Queen ariko kwirirwa arahemuka? Ntiyabimusaba, yabimwima bikarangira? Ese ubona Kiramani we adakomeza kwisuzuguza bya danger? Ese ubona Kiramani wifata akajya gufata irembo ku muntu badakundana, ku muntu utigeze amwemerera n'urukundo, ku muntu bari inshuti bisanzwe bakorana ku kazi? Ubona Kiramani we atagera hakisuzuguza birenze? Ese niba ukunda umuntu ni ngombwa kugira ngo umufatire? Ese niba ukunda umuntu ni ngombwa kugira ngo umubone ari uko ubanje wahemuka? Guys, rero ndagusaba ibitekerezo byawe ni muri umukunzi w'Ibanga, kandi ndagusaba kugira ngo ntibugeze hano kuri VK Empire ube waba umunyamuryango kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose mba ndi kukugezaho umunsi ku munsi utarinze waruha. Queen we ntago tuzi nimba azamenya neza ko Kiramani yaje gufata irembo iwabo atabimubwiye, atabimumenyesheje, ndetse atarigeze anamubwira ko amwiyumvamo anamwemera urukundo. Queen ngo abyihanganire. Ntago tuzi ko Queen ibyo bintu azabyumva akabifata nk'ibintu bisanzwe. Kiramani amakosa yakoze byo ntago akwiriye kubabarirwa. Ese mubona Kiramani we azabyitwaramo ute kugira ngo abe yakomezanya na Queen, kandi tuzi ko Queen atamukunda? Ese ubona Kiramani ikintu cyazakora kugira ngo abe yegukana Queen, ubona Kiramani wazakora iki? Ese Kiramani kugira ngo yegukane Queen ngombwa kugira ngo azahemuke? Guys, rero murabizi ko muri abanyamuryango, kandi umunyamuryango wese ndamusaba kugira ngo abe yakora subscribe kugira ngo ajye abona ibikorwa byose mbari gukora umunsi ku munsi. Kandi niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe, bambwira ngo uyu mukinnyi n'uyu nguyu akina neza, cyangwa se ushaka kugira ngo kano kantu kabe kahindukamo, cyangwa se ukaba ushaka kugira ngo akantu twongeramo. Usabwa kugira ngo ube warabaye umunyamuryango wa VK Empire. Ibitekerezo bitanze hano birumvikana, biragenda bikagera kuri filime yacu Ibanga, kuri Miss Nyambo. Guys, rero ikintu cya mbere ngusaba ni ukuba utewe ishema no kuba warakoze subscribe hano kuri VK Empire. Murabizi ko ingi yacu nayo nyine kugezaho benefits z'ubwenge. Ikintu cya mbere mba ndi gukorera ni mwebwe mukunda Ibanga, kandi namwe mukunda VK Empire. Murabizi ko ibikorwa byose umunsi ku munsi umuntu aba ari gukora ari mwe aba ari gukorera. Guys, rero ndagusaba kugira ngo ube waba utanga ibitekerezo zawe, ubambwira ukuntu uba wiyumva muri filime yacu Ibanga. Guys, rero twigarukiye kwa Niyori ndetse na Nyambo bakomeje gupanga ubukwe bwabo mu mutwe. Ubukwe bwa Niyori na Nyambo bwarangije kuba mu mutwe, ndetse bwaranatashe n'inzoga barazinyweye. Guys, rero murabizi ko Niyori ndetse na Nyambo wiwe, murabizi ko urukundo ruhari, murabizi ko
Niyori ndetse na Nyambo bakundana bya hatari, kandi buri muntu wese ureba filime yacu Ibanga arabizi ko Niyori uburyo yemera Nyambo nawe atemera kuba yamureka, kandi murabizi ko na Nyambo uburyo yemera Niyori atemera kuba yamureka. Ariko turabizi ko inzira bari kunyuramo ari inzira idaharuye. Turabizi ko batapfa kubana Yves akiri hariya mu cyaro. Turabizi ko Yves imigambi ze zose aba ari kugirira mu cyaro nizo kuba yegukana Nyambo. Turabizi ko Yves akazi kose kari gukora muri kino cyaro kerekeye kuba yatsindira Nyambo. Ese ubona Yves we intego ye yo kuba yatsindira Nyambo ubona azayigeraho? Guys, rero biragoye ko Yves mu gihe agihemukira abaturage Nyambo yigera mwiyumvamo ku buryo yahemukira urukundo rwe ndetse akongera hanyuma yaho agatsindira Nyambo. Turabizi ko Nyambo atigera mwemera. Turabizi ko Yves ibikorwa byose by'abari gukora aba ari guhemukira Nyambo, kandi Yves w'ibikorwa byose by'abari gukora abazi neza ko ari kugirira neza Nyambo. Ese guys, ubona Yves we amakosa yose bari gukora atihemukira? Ese ubona Yves nubwo haba ari akantu gatoya ko Nyambo yaba mwiyumvamo, ubona amafuti yose bari gukorera mu cyaro, ubona Nyambo yabirenza amaso ku buryo noneho Nyambo atandukanye na Niyori, Yves yatereta Nyambo akamwemera? Biragoye ko icyo kintu cyabaho. Biragoye kubona Nyambo yemeye Yves, kandi tuzi ko Yves noneho akora amafuti menshi. Turabizi ko Yves ahora agambanira urukundo rwa Niyori na Nyambo. Ese we hibaze Nyambo amaze kumenya neza ko ibintu byababayeho byose ubiri inyuma ari Yves, ubona noneho bongera no kurebana mu maso? Yves afite imbogamizi nyinshi zatuma ataba yakundana na Nyambo. Yves afite ibibazo byinshi byatuma Nyambo atemera kuba yamukunda. Yves akora amafuti menshi ku buryo Nyambo kuba bagumana ndetse kuba banakundana byonyine ari ikibazo. Yves yakoze ibibi byinshi agira ngo ari gukora ibintu byiza. Yves yakoze ibibi byinshi abikorera igiturage agira ngo ari gukorera ibintu bizamuhesha agaciro mu giturage. Yves yakoze amafuti menshi ku buryo mu giturage nta n'umuntu n'umwe usigaye umwiyumvamo. Yves ndetse ntabwo arahagarara no gukora ibintu bibi. Yves ari kugambana igiturage ndetse agiye no kukigurisha. Akomeje kwiyandarika agakomeza kuba yabina indyarya mu giturage. Yves yigira umwana mwiza, kandi turabizi ko dukunda Ibanga. Turabizi ko ari umuntu uwikunda ndetse umuntu wigendaho, umuntu ukunda amafaranga, ndetse akaba ari umuntu utabushaka no kugira ngo abane n'abandi bantu babana mu giturage neza. Yves turabizi ko amakosa yose bari gukora umunsi ku munsi atuma urukundo rwe na Nyambo rutabasha kuba rwabaho, ndetse atanatereta Nyambo ngo abe yanamwemera. Yves amakosa y'abari gukora umunsi ku munsi turabizi ko ari we ubura kwihemukira. Yves abashaka gutandukanya abantu batigeze nahuza. Yves abashaka gutandukanya Niyori na Nyambo kandi ntago azi n'ahantu bahuriye. Ese ubona Yves imigambi ze zaba afite umunsi ku munsi mubona Yves zizacamo? Ese ubona Yves azakomeza kurwanira na Nyambo akarinda amugeraho? Biragoye mu gihe yamaze gukora ifuti rimwe rizatuma Nyambo atazigera mubabarira mu buzima bwe. Biragoye ko Yves yigera atsindira Nyambo, kandi Nyambo amaze kumenya neza ko kugira ngo we na Niyori babe batandukana, turabizi ko ari Yves baba babigizemo uruhare. Ndetse Nyambo akanamenya neza ko umuntu uba ushaka gutandukanya urukundo rwe na Niyori ari Dete, kandi tukaba tuzi ko Dete atumwa na Yves, na Nyambo akamenya neza ko Dete uba watumwe na Yves ari uba ushaka kugira ngo abe yatandukanye urukundo rwe na Niyori. Ese ubona Yves hari hirwe na rimwe afite ryo kuba yatsindira Nyambo? Biragoye ko Yves yazabigeraho. Kandi guys, ni muri umukunzi w'Ibanga rero ntiwibagirwe hano kuva hano kuri VK Empire udakoze subscribe.
kandi ntiwibagirwe kuva hano kuri Venke Empire utabanje watanga ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Filime yacu Ibanga ni filime yanyu. Nibura uri umukunzi w'Ibanga nkwaye ikaze hano kuri Venke Empire, kandi utewe ishema no kuba warakoze hano subscribe hano kuri Venke Empire, kuko niyo channel yonyine kugezaho utuntu tw'ubwenge ndetse utuntu tumeze neza. Guys, rero umunyamuryango wese ndamushimira hisemo neza, kandi uri umuntu w'agaciro kuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Rero ndagusaba kugira ngo ntuzabare kuri Ben Sensero yose filime yacu Ibanga, cyangwa se ntuzabare ku bikorwa byose mandi gukora hano kuri Venke Empire. Guys, rero twikomereze filime yacu Ibanga, kandi filime yacu Ibanga ntuze kubura kuri episode kurikira, kuko ni episode uraza kuboneramo utuntu tw'ubwenge ndetse ni episode uraza kubonamo utuntu tumeze neza ndetse utuntu tugendetse neza. Guys, murabizi ko Mama Kiramani wakomeje kugenda mu kinyoma na Kiramani. Papa Kiramani turabizi ko ibintu byo kuba wategura ubukwe bwa Queen na Kiramani, turabizi ko ibintu ubiri inyuma byose ni Mama Kiramani, kandi turabizi ko Papa Kiramani aya mafuti yo baba bari gukora umunsi ku munsi azabagaruka, kandi amafuti yo baba bari gukora ntago bigeze bayabwira Papa Kiramani. Ese ubona batarahemutse birenze? Ese Papa Kiramani we naza kumenya neza ko bagiye gufata irembo kwa Queen, kandi azi neza ko we na Queen batigeze bakundana? Ese ubona Papa Kiramani we azabyakira ute? Ese ubona abaturage bagiye gufata bajyanye kugira ngo bajye gufata irembo kwa Queen mu nabo bazabyakira ute? Queen turabizi ko atemera gukundana n'umuntu w'umuhemu, n'umuntu umubeshya, n'umuntu wagiye gufata irembo waba atarigeze abimenyesha, atarigeze anakundana nawe. Turabizi ko Kiramani ubu ngubu tuvugana ari mu mazi abira. Kiramani ubu tuvugana ari hagati y'imisozi ibiri zirimo gutenguka, zirimo kuzana amatengu. Ese Kiramani uruhande yajyamo n'uruhe? Ese no kugumamo hagati, cyangwa se azareba uruhande rumwe yerekezaho? Kiramani we ubu tuvugana ari mu byago. Kiramani natagira vuba ngo yikure muri bino byago. Turabizi ko Kiramani azashya. Turabizi ko Kiramani ubu ngubu tuvugana azanyura mu muriro gutazima. Guys, rero umunyamuryango wese ukunda Ibanga ndetse agakunda n'ibikorwa byose mandi kunyuza hano kuri Venke Empire, ndetse akaba anakunda Miss Nyambo muri rusange, ndamusaba kugira ngo abe yatanga ubufasha ndetse akaba yatanga inkunga hano kuri Venke Empire, akora subscribe kugira ngo ajye abona ibikorwa byose umunsi ku munsi tuba turi gukora umunsi ku munsi. Guys, rero Ibanga yo irahari, kandi turabizi ko namwe mukurikirana ibikorwa byose biba biri guca hano kuri Venke Empire ndetse biba no guca kuri Miss Nyambo. Turabizi ko muhari, kandi turabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Kandi guys, rero murabizi ko ikintu cya mbere ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, maze ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga, kandi ukambwira ukuntu Gahima amafuti yakoze azamugaruka. Gahima we yikururiye umuriro, kandi nta n'uwamukuraho. Gahima yamaze kwishira mu muriro w'umunyongorwe, kandi turabizi ko Gahima atazawikuramo mahoro. Jojo namara kumenya ukuri kose ko yirwa muca inyuma kuri Dede, turabizi ko Gahima azabyirengera. Gahima yakoze amafuti, ariko aya mafuti agiye kumugaruka, kandi ayo mafuti yo yakoze agiye gutuma atandukana n'umugore we bakundanaga by'ukuri. Gahima amafuti yakoze agiye gutuma aba yabura umugore we, kandi umugore umukunda, kandi umugore umufitiye urukundo rw'ukuri, atari nka Dede w'umugorotsi. Gahima yifuje Dede, ariko ibyo yifuje bigiye gutuma aturugo rwe, ndetse bigiye gutuma urugo rwe rurimbuka. Guys, rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa byo byivugira. Ntagutindiye rero ndagusaba kugira ngo ntuze kora kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, ndetse nuze uve hano kuri Venke Empire udakoze subscribe kugira ngo dukomeze tugende mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire.